abavubyi ni iki mumva ari abaki? Abavubyi rero ni abantu bateraga. Naho abakannyi Abakannyi bo ntago mbazi. oya da wumva ari nk'abaki ugenekereje? Abakannyi oya nabwo nakumva iryo jambo. Uravugisha ukuri? Patrick koko Nukuri ndakubonye ntumbonye rero. abakannyi Umva se basi biva kwinshinga gukana. Reka nongerere mbasuhuze bakunze ba Pastor Manase, bakunze ba Patrick boyfriend Nyandwi. Hayo umwana wa karindwi. Yego. Inyuma hari bangahe? Hari umwe. Waryo kuba bucura? Yes. Bivuze ngo kujya uhenera imvura. Akunda woyihenesha kugenda nk'imyaka 10 itagarutse. Kubera se. Oya ndibaza ubwicara bwawe. Igarutse wangaye. Ubundi se birakora. Burya leta avuze umwe. Ntabwo mbizi nimba bikora ko ntekereza ko nababivuze bose barabihimbye. Kuryo usanga ubirasirazuba bihureho n'ubirengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru akabihuriraho. Ndakeka wenda byari bya kera bagiterekera. Ariko guterekera ni iki? Kwari ugusengerega. Guterekera buri. Ubundi se umva guterekera ari iki wo? Guterekera. Baterekeraga basaba iki? Basaba ibyo bashaka. Bakabisaba nde? Bakabisaba imana za kera. Bakubakwa n'uti imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda niyo dufite n'ubundi. Urubizi. Nuko bahinduye kuyambaza. Aho buvuga ko tuyambaza hajemo umuco wa ruzungu batubwira ko kuyambaza tugombye kwikatagura kwica indasago gufata ibiryo ukabishyira hari utimanje kukugaburira bigomba gutandukana kuko bari abantu nabo ibyo bizeraga byarabaga. Nizo rubizi. Nese umuntu ayiheneye ubu yagenda. Imvura se? Nibyo nyine ntaramenya ngo byari ukuri cyangwa kwari ukuri manganya. Ariko barbati imana y'u Rwanda. Gasa niki Rwanda udutsindira abanzi udutsindira babisha. Kandi bajyaga no kuraguza byita kuraguza ariko kujya urabona nk'ubu umuntu avibunaka nk'ahana akayusengera ibunaka atara habaye bahanuzi. Yego. Umuhanuzi ni nk'umupfumu. Umuhanuzi yahishurirwa ibiri imbere utari wabona. N'abapfumu nuko baga bameze. Nuko hari abapfumu bayimanganyaga n'abahanuzi barimanganya barahari. Yes. Navuga boyfriend nabura umusore ngamana ibyankunda umusore ntaragira umugore. Ngavuga nika mubwiye Imana irakubakiye. Kugira ngo itumva ko mvuze ikintu nabonye kumbe ngiye mpuje n'amaranga mutima yanjye. N'umupfumu rero ngiye uratuma hari ahantu nosheho gatoya za 2009. Yego. Hari umukino mwikinamico tugutegura tuzakina mu baturage. Hari twigishaga abantu gukoresha amazi meza. Wakoreshe siro cyangwa se kuyateka. Siro wa muti w'icudukoko. Yes, ndawuzi. Guca mikorobe zama mu mazi. None wo mukino harimo seni igaragaza urugo rudakoresha amazi meza baragizweho ingaruka no kuba bararwaje indwara cyarwa no kunywa amazi mabi. Harimo kurwaragurika cyane. Bakakeka ko babarozi bazajya mu bapfumu. Ariko tuba tuti umuntu uzakina role ya gipfumu ninde? Nikubyumva? Yego. Umuntu uzakina role ya gipfumu ninde? Icyo geri cyakurikiyeho twaragetiye kubaza amakuru ku mupfumu. Tuhageze umukecuru we ataza tugatime muri aho kwakira abandi. Tuti sawa. Yarazi ko inajya n'umuntu umukobwa. Yes. We tayari sishyiramo ko tuje kubaza impamvu y'urugo rwacu. Aturebye urumva 2009 nanjye nari nyine muto. No mukobwa bigaragara ko ari muto nawe. Aho barangije umwe asohoka undasohoka mukesha se tugerete mwizaniye urwembe so ntaga gikoresha inzembe ziri hano uresezanira urwembe rwe. Ako tugata mu gutwi turacece. Igikize ngo ne mwinjire. Turinjira koko. Kubyumva. Tumaze kwinjira ubwo turicara mu nzu ubona yapfapfanye ivirwa mu nzu ari habi. Abayice ku iseko ati ngiye ndi hano mu gicumbi cyanjye rero bana banje mba namaze kubibana byose muhumure Imana irabahurubyo ati Imana irabahurubyo namaze kubibana bakuru babembwiye na kantu k'Imana kajombamo. Yes. Tutire ngiri hembe ryanjye rero nafite umuntu umeze nk'uruntu waya nibumba yakaraze akata nabona neza ari makeje. Ari ikintu kirekire wanje nagahembe
ngo rero njyewe ngo ukuntu bangenje muri nge ngo iyo ndi kurijyana rikajya ahantu hari ikibazo ngo ritari ribyina mu kiganza nkabyumva nkahita ngumaho naho niho dushakira ikibazo bwabaze tukabagukuramo dutere muzehe nihagararaho noneho Yes. ni igitugenza turaba naba dukorera hana turashaka kumenya amakuru y'ukuntu muvura dushaka kugisha abaturage hari abapfumu babeshya ariko mwebwe muri abahanga bukuri atayigarura njyewe se njye ntabwo ndoga rwose njye ndavura natwereka ibyangombwa nimba by'urugaga njye ntabwo rwose niko uriya muntu rero ushatse kuvuga icyo hari kunagusoma akakureba neza akavuga ati uyu muntu byanga ko nikimugenza niki hari ukuntu yabivuze akitagusha kuri ibyo tayari urumva natwe iyo twaragiye kuko dushaka urubyaro kuko kitubona gusa avuga ati muhumure Imana yabaha urubyaro nababonye abakuru bamaze kubinyereka urumva tayari yaradufashe yari kudusha icyo abonye cyose nibyo ngibyo rero wowe abapfumu warubaza ndabumva nibyo nawe wumva ariko ntuzabajyemo ntuzabajyemo gusa abavuzi ba gihanga bumva baba mu rugaga bavuze nyabavuzi ariko ibintu ntuzabikora hanyuma Patri abavubyi ni iki bumva ari abaki abavubyi rero ni abantu bateraga cyangwa se babagaho kera niko mbizi gusa bimwe mu byo bari bashinzwe bagiraga uruhare mu kugwa kw'imvura abavubyi yego bakagira uruhare mu kugwa kw'imvura ntabwo bayigushaga yes ahubwo barayivubaga nigwe abavubyi nabamenyaga ngo wayire na meteo y'ubu yes nabatumenyeraga ngo imvura irahari cyangwa ntayo icyo gihe bitabazaga abavubyi bigeze kure uzanye nk'iriya kinamico y'icyanzu cy'Imana bahita uwera ko ni icyanzu cy'Imana aravuga uwera ntiwabarenganya ariko uwayanditse yise icyanzu cy'Imana yego imvura yarabuze bahamagara abavubyi abavubyi bemeza ko nta mvura yego ariko wandi ashaka gushyirishamo uwera bagenda abwira abavubyi ati mwese muhuze ikinyoma ko impamvu ari ishyano ryaguye muri Bukunzi ese mu Bukunzi ko burahazi oya ni muri Rusizi iye ziriya muhugu barazikoresha kandi zirahari bati muhuze ikinyoma ko utuma imvura itagwa ari runaka baragihuza kandi kuko bijya kuba hari ukuntu umuntu ahuza n'ikinyoma kuko bamurushya imvura yaraguye yego ariko uko byarangiye icyanzu cy'Imana cyavuye ni kwibuka wabaye kwibuka araza aramurohora wa mwami ati nawe abwira wundi mahajya ni semiga nindi ntabwo ni kumwibuka ati nawe inama ngira bazaye kugira abavubyi nabo ngabo rero yego naho abakannyi bo ntago mbazi oya da wumva ari nk'abakisi ugenekereje abakannyi oya nabwo nakumva iryo jambo uravugisha ukuri Patri koko ni ukuri ndakubonye ntumbonye rero abakannyi umva se basi biva kuyenshinga gukana umuntu bose bamukaniye urumukwiye wumva bagize bati bamukaniye urukwi bamuciriye urubanza yakagombye gucirirwa ntabwo ari cyo bivuze gukanira umuntu urumukwiye wenda ibyo ntibibe kuvuga bashingiye mu manza ariko ubusanzwe abakannyi bari abadozi b'ibwami batunganyaga ziriya mpu uri kubyumva tw'imondo abo ni abakeni abandi bagafite impu nziza kandi impu z'inka sibyo abo nibo babaga ari abakannyi yego bakaba bati dufite inteko y'abakannyi dukeneye ibintu gukana urumva uruhu baga barubaze kuriya hari ukugenda bakarworoshya ukuntu babaga utunyama dusiga bikazuma byaramaze guhandahanda ariko rero kuri ubu bwo ni abadozi yego turi kumvikana neza abo nibo bakannyi urakamenya yego wakubaza ati umukannyi w'uyu mwambaro ninde ntiwawumenya nareba nimba byanditse naho abiru ni bande abiru bari bamwe mu bantu babaga ibwami kuvanga abiru ahabaga hari abiru
habaga hari n'abasizi. Mhm. uko mbumva rero babaga ari nk'abantu basusurutsaga wenda ibwami. Abiru. Abasizi, abiru. Mhm. Ngo babanze bate basusurutsaga nk'umwami cyangwa ibwami. ese ko ndeba uri umusiza kutagerageza gusomara Ariko mana nese ariko abasizi n'abiru n'ubundi bose n'abibwami. kubera ari ibwami ku murimo wari uwuhe Urumva se abasizi nimba abasizi abiru. ubwiru ni iki basi ngufashe Mbo ubwiru. Mbese abiru ni abantu batangaga amakuru ibwami. Abiru ni abantu babikaga amakuru y'ibwami. babikaga Amakuru y'ibwami. abiru ni abanyamabanga Yes. b'ibwami b'umwami. Urumva ko nkakoze. abo biru nibo bitoragamo umwami iyo byaga byakomeye bibaye ngombwa ko atanze amarabira. uri kumva niyo mpamvu bavuga ngo ubwiru ni ibanga, ni ibintu bicecetse. bafata ibintu byabo biri mu bwiru, ntabwo bari gushaka kubyasasa, bifite umwihariko wabyo. Ubwo mfashe 9/10. ariko uburyo wagiye unyura kure ari ukwandika ukajya kurometa wakwandika se uvuga kurometa ko manza watekereza neza. uko ari ukwandika wagiye umbwira nkaceceka ureba nabi. abiru rero bari abo ngabo abanyamabanga b'ibwami. Yego. ni iki uzi kuri ngoma ya Sacyega? Wowe ntabwo muzi pe. ariko si intama ndayigura. Wapi pe. nibura se umushe ngo ngoma ya Sacyega wakumva irihe jambo wakumva iki? Ngoma ya Sacyega nta kigenda pe. Wapi. nta n'ikintu watutoramo. turiko nako ni bya kera ubavuze ati ngoma ya Sacyega. Ngoma ya Sacyega. Wapi. Abangurishije barapfumaguritse. Bavuze ati se Nyandwi wa nkunze u Rwanda. wakumva iki? Nyandwi wa nkunze u Rwanda. Nakumva ko ndi Nyandwi. Si witwa nkunze u Rwanda hajya. Ntabwo akunda umwana wawe. Voilà. Ngoma ya Sacyega ni umwana witwa Ngoma wabyarwaga na se Sacyega. Wabyumvise? Uwo Sacyega we yari umuhannyi w'ibwami. Ngoma ya Sacyega ngaho yumvira. Niko nagomba kuvuga ngo nagutera ibumba bumbigarika biganza. ni uje kuma ibintu bibiri. Ingoma ya Sacyega bati wenda ni mu gihe cy'ubuyobozi by'ubutware bwa Sacyega, cyangwa se ni umwana wa Sacyega uri muto ariko ndi kuzamuka ugize 20 n'ingahe? Ni ibiri. Ntabwo ndi bukuvebe cyane ariko ugerageza kumenya utuntu nk'utwo eske ndabihuza ni urumva ari utuntu umuntu aba arizi akumva yanatumenya. rero nyine kubera ko turi kurebana iyo umuntu uteye ubwoba. Oya ntabwo nteye ubwoba. Iyo umuntu akubonye yatekerezaga kiragera. Ngira ngo abanye ikiganiro cyanjye nasuye abantu b'ibungo. Mwarimu wanjye n'uriya w'ikinyarwanda. Yego. Ari mu za bukuru. Oya aracyari mu kazi. Aracyari mu kazi. Nagarabo passion buriya. Aracyari mu kazi, hari amazi imyaka myinshi. mu bakera hari ibungwe wakibonye hari ibungwe niwe mwarimu hari mu uhamaze iminsi kuko bagenda bahindagurika we aracyariyo urumva namusanzeyo ndahamusiga mpamvu yahashize imyaka dore nuba arahari arakigisha ikinyarwanda n'icyongereza niweho wamushize no kuri kamera we nasanzwe ayijyaho ntabwo namenya biragoye keretse ya telefone oya bra musaza bihezande rwose no musirimu cyane kandi ntiyarizibuye ntiyarizibuye ubwo nsuza abantu bose bize kuri Papadike Bungwe yaba mbere mu gihe cyacu na nyuma yacu n'abakiriyo cyane uno umukozi wa hano yize uvuye ejo bundi wa muhungu ariko umwana akabonye ni heza. Yego ni heza rero ni byiza ko tunibuka ngo runaka twasize abana b'ibungwe gutya na gutya hano undi watekereje ngo tuzayegeranye turi nk'abantu bangahe niba tugiye n'umwana umwe twishyura Minerval kandi tuzabikora muri hariya bisaba umuyobozi ararama dushakira umwana umwe mu babaye kuruta abandi niyo yaba umwe yakabara gakorwa keza umuntu akoze akabati barukuru banjye banyuza hanga byahinze bitya. Patrick reka bana ngukure cyane mu twe gusaye inganzo cyane bikunaniza ubuheta n'umwana wa kangahe? Ubuheta
imfura naho si imfura naho imfura akaba ari iki yakuze ko wamanyaguritse yibarutse ubuheta. Ubuheta ni umwana wa nyuma. naho se bucura ubwo se simuzanyito. uya patiri uzi ko upfumaguritse ngo ubuheta ni imfura. Umwana wa mbere ibyo birazwi ni imfura. Nicyo giso kabiri niwe buheta. none se kavuga ngo ubuheta ni imfura kandi mise nkubwira ngo ni wa kabiri umva induru ngo ubuheta ngo bari imfura. mise nibuka namwitiranyaga n'ikinege. nibo mwitanyaga n'ikinege nyene mise nibuka ko ari uwa kabiri niba mise nkubwira. hayuma ikinege ni iki? Ikinege zise umwana uba waravutse ari umwe. ibyo ndabyemera ni iki? Yes, voilà. Okay, umusumbakazi ni iki? Umusumba kazi. Ni umugore w'umusumba. Oya. Umusumbakazi. Ni ibintu bibiri. Umuntu yakumva ibintu bibiri. Ibihe? Umusumbakazi. 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 Bari nka wa muntu wiyumva. Urumva ushobora kumva wa muntu wiyumva akumva ko nyine akazi asigaye agasumba. Nyine wumva ndacyavuga sibyo umuntu ashobora kumva gutyo uri kumva nabyo birashoboka akabimba akazi agasumba akavate akumva nyine akazi kasigaye agasumba ko katakimutegeka agomba aho gategeka ngoro umusumbakazi. Yes. Mbo akanumva umusumba kazi. Umusumba cyangwa se ukumva umusumba ariko uwo mugore n'umusumba akaba ari umugore. Umusumba ariko uwo mugore. Nawe nyigusubiza basi oya ndaje gusubiza ariko ntacyo naba nkumariye. Bajya babimbaza kenshi batimana se nibyo baje bazo bikatunanira bikananira uwo muntu rimwe nemwe siwe gusa byananiye natwe tugukiraga ibi byatunaniye dutegereje ko waduha ibitekerezo. Uri kure cyane byihorere uri kure cyane ntiwavayo. Umusumbakazi ni umugore uba gwarananiwe inzu akisubirira iwabo. Gusa bari ingare si yabari n'ingare oyesho kwinanirwa kubera umugabo bitamuturutseho ari umugabo mubi. Niyo mpamvu tujya mu bukwe bati ntimudukwere izabyaye kuko muko asumbakazi. Bajya uko umuntu wabyaye yarabyara ni wabo cyangwa se arashatse akava mu nzu bakabakwera nyinshi harimo n'izabyaye mukumva ko bari kubashimira kumberemo no kubaninura. Kuko yayitaba kitagifunitse banyanya gaseke kapfunduye. Yes. Ni nayo mpamvu bavuga ngo ukubyumva ngo umukobwa asa n'amata ntasogongerwa. Abyumvise se? Yego. Bishatse kuvuga iki? Umukobwa asa n'amata ntasogongerwa. Umukobwa asa n'amata ntasogongerwa. Umva bashatse kuvuga yuko bashatse kumvikanisha ko umukobwa aba agomba kugenda atarasugyuka akiri isugi mbese. Nicyo bavuga ko baje bashatse kugaragaza ko ibivuze nibyo. Uwabikoze rimwe yamaze gutakaza ubukobwa nicyo bakishatse kuvuga. Ariko icyo gihe nabyubahaga. Yego. Kiriya gihe umuntu yarakuraga karinda yubakurwe nta gukubagana kubayeho. Yes. Bagahura n'abahungu kwiriba ariko batinyana kure. Abantu bakundana ubwabo umwe kugira ngo bahure byabaga ari urugamba rukomeye. Umwe agaca undi agaca humva bafite ubwoba. Banahura gukubagana ntibyapfaga kubaho. Ase ngize uri imisingira agatekerezo. Yego. Kuri ibyo bintu by'amasugi. Buriya isugi uhayibwirwa n'iki? Yubwa irimenya undi nakuzigenzura se haraho ngije haraho mfite inteko ngiye kuzishyiramo cyangwa inama. Ubwo suransubije. Wayibwirwa n'iki? Yo bwite yakwihera ubuhamya. Ese umuntu nagashobora kumenya isugi. Ino yimenya ariko. Umuntu wundi wo kuruhande nagashobora kumenya isugi. Nese gusa ko turi mu maso. We ngo umurebe uteye uriya muntu ufite ubwanwa uriya ntabwo ufite ko ataraho bipimirwa. Yes. Niyo mpamvu gucira umuntu iteka cyakora wenda hari igihe mushaka kujya mu kibuga mugiye gukina watera ishoti ukabona rirenze hakurya iriya bafata iki kibuga uko bigaragara kose bagikeniyemo
ni kubyumva ufite experience ubwo ntabwo nari mpari ahubwo wowe ukiri muto ibintu biziho iki wabyitwaye mute nzashaka umuntu umwe mbibaza tubimenye wabyitwaye mute ryari uzana umugore nzana umugore naramuzanye nyine wasanze ari isugi hashize iminsi simbyibuka neza ariko uzi ko yashize iminsi niko Patri uri imanzi yego ya ntigashira ariko oya yagashira bake oya ndi imanzi bifata utyo oya yandi ya ntigashira mbo ni ya ntigashira ndi imana oya ikumana iruhunde hari haba n'ibidufu byaho n'ubushera bwaho nozi ibyo bihuriye nyine si biba yose nyine oya ntabwo mbizi no kwahira mu rugezi kandi ni amakosa rema irahora ibirwanya ikangura abantu ku buryo ari amazi muri kugenda mukahiramo amazi ubwayo aragenda agakama kandi yakamye yagiye agabanuka haba ibinyabuzima birimo bigenda biharenganira urugezi ugomba kurureka na za mbago zambiyo barateganyije zigomba ku metero 50 uvuye ku kiyaga na metero 10 cyangwa 15 ntabwo ndikubuka neza uvuye ku mugezi ntabwo imbibiza intera yagenwe iyo ku kiyaga no ku mugezi ntabwo ari bimwe ariko icyo bashaka kuvuga abahaturiye bakoresha bakora imirimo yabo hafi y'imigezi n'inzuzi n'ibiyaga bo baba barabibwiwe niba barabibwiwe mujye mubizirikana kuko ari amazi ni indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima yego tugana ku musozi w'ikiganiro rero ndabashimiye cyane tuba tuganira bya gisirimu ariko tugasaya inganzo cyane ndabizi tuba tugana abantu bato n'abakuru murimo ba Imana ho mugisha murakoze.